ugasanga n'umwana akoze ikosa runaka arikoreye imbere y'ababyeyi papa na mama, ugasanga umubyeyi umwe yihutiye gukubita umwana, aramukubise aramucyashye, undi mubyeyi aturutse ku ruhande ni papa cyangwa ni mama ahise aterura wa mwana ambwiye icecekere, ni cya mama kigukubise, ni cya mama kigukubise cyihorere, cyihorere cyangwa niba kigukubise nanjye ndaza kumukubita, ati cira hano, umwana agacira, papa akagenda agakubita mama. Ese waba uzi message utanze kuri uriya mwana? Umubyeyi cyangwa ababyeyi runaka iteka akantu kose bakoze barahamagara umwana umwe. Hari ibintu dukora tuzi ngo umwana umwe turi kumurinda kubera za mbaraga nkeya afite, tukamurinda imirimo, or turi kumwangiza ku rwego rwo hejuru, ku rwego rukabije. Nyirakanaka nzanira iyo tasi mu kandi kanya ka. Nyirakanaka wanzana icyo cyuma, muri guhamagara umwana umwe mu bana batatu mufite, kandi bose bafite ubushobozi bwo kuba bajya kuzana ikintu muri kubatuma. Icyo gihe abandi bana badahamagarwa kuri utwo turimo dutoya, uri kubangiza mu buryo bw'imitekerereze. Baribaza why mama na papa barahamagara kanaka, twe kuki bataduhamagara? Stadire ntago badukunda. Kanongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza, mwese mukomeza kubana nanjye muri iyi gahunda ya Ivuure. Nizere yuko ibi byanyu bimeze neza, nizere yuko niba umaze iminsi babaye uri gutekereza ku cyatuma wishima, kandi niba wumva yuko ubuze umuntu wagufasha, kubwire yuko abantu bose baguzengurutse burya bagufasha. Bashobora kutagufasha ku kigero kimwe, ariko burya umuntu wese ukwegerera iruhande rwawe ni umuntu ushobora kugufasha gusohoka mu gahinda urimo, mu bibazo urimo, mu ngorane urimo, mu bintu waburiye igisubizo urimo. Umuntu burya yagufasha. Icya mbere ni ukumwizera, ukamenya yuko aho imbaraga zawe ziri kugarukira hari icyo ashobora kongeraho. Nta bundi buryo yagufashamo, ni uko umwizera, ukamwigira umwizerwa muri uwo mwanya, ukababasha kumuganiriza ubuzima uri kunyuramo, ingorane uri kunyuramo, ibintu bisa n'ibigukomereye uri kunyuramo. Ubwo nibwo buryo bwa mbere umuntu ashobora kuba yagira gute yagufashamo. Rimwe na rimwe hari igihe mba mvuga ibi bintu ntimubyumve wenda neza, cyangwa umubyakirane imbaraga cyangwa ubushobozi bifite kuba byabasha kugufasha kwivura cyangwa kubasha kwiyorohereza by'akanya gato. Reka mbyite kwiyorohereza by'akanya gato, kubera ko ntabwo ari ibintu biba bigiye kuba durable ngo birambe biba byamara igihe. Ariko kuba bizi cyangwa kuba byemera no kuba byizera, kuvuga ni imwe mu nzira ishobora gutuma uruhuka. Rimwe na rimwe twibeshya yuko mu gihe dufite ibintu byinshi byaducanze cyangwa ibintu twaburiye igisubizo muri twebwe, ari ukwiyahuza inzoga, ibiyobyabwenge, ibintu wumva ushobora kumariraho umwanya. Ibyo bintu nibiza bigakuvura icyo kintu uri kunyuramo by'agahe gato cyangwa by'akanya gato, ntabwo aba ari ikintu kigiye gufasha mu buryo burambye. Rimwe na rimwe niyo twibeshye, ugasanga kuba nywa inzoga nyinshi bimfashije gusinzira, ukumva yuko kugira ngo ibibazo urimo cyangwa ibintu waburiye igisubizo uzahora ubishakira igisubizo mu kunywa inzoga. Ibyo bintu bimaze kuba igihe kinini cyane, uba chronique, kandi icyo gihe uri kubikoresha inshuro nyinshi kuko byagufashaga gato bwa mbere ku ikubitiro, ukumva yuko bizahora bigufasha. Umenye ngo icyo gihe uri kwishyira mu rwobo rubi. Ubwonko bwawe umeze nkaho uri kubutabika, umeze nkaho uri kwicukurira urwobo mu buryo utazi, ugatekereza ko biri kugufasha, ariko biri kukwangiza cyane kurushaho. Ibi ngibi wenda urongera ubitekerezaho cyane, ubifataho n'umwanya wo kubitekerezaho, kuko niko kuri ndi kukubwira. Ushobora kuzi byinshi, abantu biga ibintu byinshi bitandukanye, abantu bafite ubumenyi butandukanye ku bintu bitandukanye runaka, ariko burya hari n'ibindi uba ukeneye kumenya mu bijyanye n'imitekerereze. Ntabwo ari abantu bose bafata umwanya ngo bicare bitekerezeho, amenye ngo ngewe ubundi ndinde, nkeneye iki, ese kubambona bambona gute. Ariko icyo gihe kiramutse kigiye kibaho, ni uburyo bwa retrospection bwo kongera kwisuzuma, ukitekerezaho ubwawe n'ahahise hawe,
ukamenya ese uko ndi gukura intekerezo zanjye nazo ziri gukura, imyitwarire yanjye se iri guhinduka mu buhe buryo, kubambonaga se mu myaka 5 ishize ubu bari kumbona gute. Iyo auto evaluation igiyeho kuri buri muntu ni ikintu gifasha cyane, kirafasha. Bimera nko gusenga ku bantu basenga. Iyo usenga burya usenga igice cya mbere navuga ngo ni ugushimira Imana. Gushimira Imana ibyo yagukoreye muri iyo minsi ishize, mu masaha ashize, mu myaka yabanje. Ariko iyo kuvuga ku hahise hawe mu gusenga ugamije kugira ngo wereke Imana ahazaza hawe. Kuko ni gutyo dutereta Imana. Tuba turi kuyihakiya kugira ngo tuyishimire ibyabanje, hanyuma tubone no kuyisaba ibizaza by'ahazaza hacu. Buriya ni uburyo bwa auto evaluation uba uri gukora mu buryo bwo gusenga. No mu buzima busanzwe rero buriya buryo ni ngombwa ko wicara ugafata umwanya ugakora meditation, ukitekerezaho, ugakora re-evaluation, ukongera ukisubiramo. Abari kubundi ngiye mu gihe cyashize yambonaga gute, ubundi narinde, ese ubu ngubu ndinde, ese nkwiye kuba nde ku bandi, ngiye se ubwanjye nkwiye kuba nde, ni iki nakabaye nshaka, ni iki nkeneye mu buzima bwanjye. Iyo ni inama nakugira muri kano kanya ushobora kwifashamo, kandi birafasha iyo bibaye mu buryo buhoraho, bituma umenya uwo uri we n'icyerekezo uri kwerekezamo ndetse n'icyagufasha aho uri kwerekera. Iyi ni session rero tugezeho ya 13 ya Ivuure, uburyo wakifasha by'igihe gito. Munze kubigarukaho cyane ndetse cyane nkabyitsaho cyane kubera yuko mu banyandikira cyangwa feedbacks ngenda mbona namwe atari ko si ibintu uri gukomeza tubikora kuko tuzakira. No, ntabwo uzabikora wenyine, ndahari kugira ngo ufashe. Niba unkeneye nimero yanjye biri hasi ku kiganiro kugira ngo ngufashe. Ni uburyo bwo kubasha kugukangura umenye yuko burya bya bintu uri kunyuramo, bya bikomere wanyuzemo burya bishobora kugera gute, bishobora gukira kandi bikarangira ukaba umuntu umeze neza. Uyu munsi nshaka ko tuvuga ku kintu kimwe kijyanye hagati y'ababyeyi n'abana. Ku babyeyi n'abana hari ikintu ujya kureba ugasanga ukibaza kubera iki abana bavukana kuri papa kuri mama babayeho mu muryango mwiza, ntacyo babuze, ntacyo bakennye, ari ugasanga abana ntago bumva nabo ubwabo hagati yabo, ugasanga bamo gupingana. Okay, c'est normal, ariko ibyo biba normal nabwo ku myaka iri hasi, abazaje ku myaka yo hasi. Ukibaza kuki cyakuze icyo kintu kigakura. So kuvuga wenda ngo umwana wenda yarakuze abona akazi karusa ka mugenzi we bimutera ishyari. No muri gihe bari kuri same level, mu gihe bakibona imyambaro, ibyo kurya, baprovidinga buri kimwe biturutse ku babyeyi, barambabarira. Ukibaza kubera iki abana batumva n'ugasanga bafitanye amashyari. Rimwe na rimwe hari igihe usanga turi kurenganya abana kandi byaraturutse ku babyeyi. Ati gute bishobora gutuka ku babyeyi kuba abana batakumvana, ugasanga bagirana amashyari hagati yabo, ugasanga arimo gupingana, ugasanga arimo kwivumbura kw'abana. Rimwe na rimwe ndetse umwana akaba yanava no mu rugo akagenda, akava mu rugo akajya kwibana. So hate n'umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa asize bagenzi be, abavandimwe be mu rugo, nta kintu babuze. Muze kunyumva neza, si uko akuze bihagije tuvuge ngo agiye kwibana, si nuko yabonye akazi avuga ngo ubu ngubu nakibonera buri kimwe ngomba kwibana. No, nta kazi afite, imyaka ye ntabwo arakura cyane ku buryo yumva yuko agiye kwibonera buri kimwe, yihaze muri buri kimwe. Ukibaza bigenze bite, what is happening, ni iki kiri kuba kuri uyu mwana. Rimwe na rimwe ugasanga ababyeyi niko twabigizemo uruhare, kuko twabayemo gutonesha abana bamwe kurusha abandi kandi mu buryo natwe tutazi nk'ababyeyi. Iyi session nageneye cyane ababyeyi. Rimwe na rimwe imyitwarire y'abana bacu ikaba iyindi, cyangwa bakitwara mu buryo butandukanye cyane, bidaturutse kuri bo ahubwo byaraturutse ku babyeyi. Urugero rumwe ushobora gutanga, wenda nko mu myaka umwana bakiri hasi, kwa kundi umwana kubagana, umwana agakora amakosa, ugasanga n'umwana akoze ikosa runaka
arikoreye imbere y'ababyeyi papa na mama, ugasanga umubyeyi umwe yihutiye gukubita umwana, aramukubise aramucyashye, undi mubyeyi aturutse ku ruhande ni papa cyangwa ni mama, ahise aterura wa mwana ambwiye cecekere, ni cya mama kigukubise, ni cya mama kigukubise, cyihorere, cyihorere, cya mama niba kigukubise nanjye ndaza kumukubita, ati cira hano, umwana agacira, papa akagenda agakubita mama. Ese waba uzi message utanze kuri uriya mwana? Waba uzi message uhaye uriya mwana muri ya myaka yiwe mikeya gifite? Kuba umwana akoze ikosa mureba muri ababyeyi papa na mama, ntabwo ari byiza ko umubyeyi umwe ashyigikira umwana, undi mubyeyi ugasanga ntamushyigikiye. Ibyo byangiza umwana. Nibwo ushobora kubona umwana akuze akunda mama kurusha cyane papa, ugasanga papa iteka aravuga abana ntibamwumve, cyangwa ugasanga mama aravuga cyangwa papa aravuga mama abana ntibamwumve. Byaturutse kuki? Muri ya myaka yo kwakira message tutuka ku babyeyi ku mwana, nibwo ya developye bya bindi, kuko abonaga iteka mama mwitaho kurenza uko papa mwitaho. Kubera iki? Mu gihe akoraga amakosa habagamo umubyeyi umwe ujya kumushyigikira, undi akamurwanya. Umwana tuvuge akana k'agahungu karasohotse karagiye kanyaye hanze mu mbuga, cyakanyaye muri saro, wenda abashyitsi barahari, ugasanga mama aturutse nk'iri ati iki cyana mara yanjye, ibintu ukora ari ibiki? Ugasanga urakubise. Kwa gukubita papa akabibona, agahita aza agaterura wa mwana, impore mwana wanjye, impore, uzaba akagabo, cyama mukihorere, cira hano tujye kugikubita. Icyo gihe rero ubwonko bw'umwana buzabita buha message ivuga yuko papa ari umwitayeho kurenza mama. Ibyo bintu umwana abikurane kugeza ku rwego amarangamutima amwerekeza kuri mama atazigera abaho. Iteka azahora atekereza ko papa ari we muntu mwiza. Rimwe na rimwe none reka mbabwira ikindi, ingaruka zishobora kuba wa mwana amaze no gukura. Wa mwana w'umuhungu ashobora kuzakura yanga igitsina gore, yanga umuntu w'umugore ahava akagera, akumva yuko abagore ari babi, akumva yuko abagore ari abanyamahane, akumva ko abagore badakunda abagabo, kubera yamukubise gusa cya gihe wa mwana y'imyaka 3 n'itanu yaranyaye muri saro cyangwa yaranyaye hanze mu mbuga. Iyo ubwo butumwa yarabubitsa arabukurana ku bwonko, iyo message arayikurana kugeza abaye mukuru. Mwabyumvishe rimwe na rimwe ubu by'ababyeyi dushobora gutuma abana bakura nabi, bagakurana intekerezo mbi n'imitekerereze mibi biturutse kuri twebwe, ariko kubera ko tutabimenye. Ni amahirwe rero ubonye yo kubasha kumva iki ngiki niba wenda utaranabyara, cyangwa niba warabyaye ariko ugahita ufite abana bo mu myaka byura kugera ku myaka 6. Kuko narebabwiye neza ndabwira ngo umwana mu myaka 6 ibyo yakiriye n'ibyo developa akabikurana bikamugira uwo agomba kuba we. Ugasanga umubyeyi cyangwa ababyeyi runaka iteka akantu kose bakoze barahamagara umwana umwe. Hari ibintu dukora tuzi ngo umwana umwe turi kumurinda kubera za mbaraga nkeya afite, tukamurinda imirimo, turi kumwangiza ku rwego rwo hejuru, ku rwego rukabije. Nyirakanaka nzanira iyo tasi mu kandi kanya ka. Nyirakanaka wanzana icyo cyuma, muri guhamagara umwana umwe mu bana 3 mufite, kandi bose bafite ubushobozi bwo kuba bajya kuzana ikintu muri kubatuma. Icyo gihe abandi bana badahamagarwa kuri utwo turimo dutoya, uri kubangiza mu buryo bw'imitekerereze. Baribaza why mama na papa barahamagara kanaka, twe kuki bataduhamagara? C'est-à-dire ntago badukunda. Uwo mwana arakurana icyo kintu mu bwonko kugeza ku rwego bazanga wa muvandimwe wabo, bakabakuriza no kumugirira nabi kubera yuko byagaragaye yuko ababyeyi batonesheje umwana umwe kurenza abandi. Mwabyumvise ibintu mukora nk'ababyeyi? Ukibaza rero
ibyo bintu byagenze gutyo ku bana, ese ku myaka 30, 40, 50 ibyo bintu byashira bigashira mu muntu? Birashoboka cyane. Niyo mpamvu ndi hano, niyo mpamvu dore kugira ngo tugufashe. Nimero yanjye iriho ku kiganiro, iyindi irajya hasi. Byose birashoboka ko twagufasha igikomere cyose wanyuzemo, icyo mu bwana, icyo mu rushako, icyo mu rukundo, icyo ari cyo cyose. Mu bwana wakuzemo, wakuze uri imfubyi, ibyo byose birashoboka. Njye nitwa Alpha, ndabashimiye kandi nkomeze mbifuriza ibihe byiza, bifuriza ubuzima bwiza buzira ibikomere. Imana ibarinde.